Yesu ashimwe, inshuti bavandimwe bene data, muryango mugari wa Kristo Yesu, amahoro nabe muri mwe iminsi yose. Nejejwe n'Imana mu mutima wanjye no kubana namwe muri iminota migufiya. Nifuzaga kubahamo isengesho ariko na message ngufiye. Mbere yuko ngira icyo mvuga, reka tubanze dusenga Imana. Turagushimye Mwami Yesu, tugushimiye ubuntu tugiriwe bwo kongera guhura no kubana na bene data mu buryo bwa online. Reka tubigushimire kuko ari ugena byose. Nyemerera ubutumwa bwiza tugiye kuvuga no kuganiraho, reka bubu bukiza imitima kandi burushaho kutumenyesha umugambi wawe kuri twebwe. Urakoze kutangirana natwe muri gahunda kugeza dusoje, tubisabye mu butatu bwera, Imana Data, Umwana n'Umwuka Wera. Amen. Nejejwe no kubaha ikaze nkuko nari mbivuze. Ni mwene Sondorimana Edouard, ndumushumba nkuko tubizi cyangwa se namwe mubizi, kandi koko ndiwe. Imana ibampera umugisha. Uyu munsi nifuje ko navuga ibintu nka bitatu amasengesho yawe, cyangwa se ibintu nka bitatu byatuma amasengesho yawe yemerwa n'Imana. Buriya amasengesho yose Imana irayemera, ariko bigira uburyo bikorwamo. Hari amahame yo gusenga menshi, hari uburyo bwo gusenga bwinshi, hari uburyo umuntu yavugamo bwinshi, ariko ndavugamo amahame atatu y'ingenzi yo gusengamo bigatuma amasengesho yawe arushaho kwemerwa. Nubwo Imana yemera amasengesho, ariko hari uburyo butatu amasengesho uyakoramo akemerwa kandi akihuta gusubizwa. Akihuta gusubizwa rwose. Murabizi ko dusoje amasengesho y'iminsi 7 yari afite insanganyamatsiko ivuga ngo kuyoboza Imana inzira. Nayo ni igice kindi kivugwamo kuyoboza inzira ariko mu buryo bwo gusenga. Ubu rero ndavuga ibintu bitatu by'ingenzi byatuma amasengesho yawe asubizwa vuba kandi byatuma amasengesho yawe yemerwa mu maso y'Imana. Reka ngira icyanditswe nshingiraho kugira ngo ninasobanura tuze kugira uburyo tubyumvamo. Imana ibampera umugisha. Reka turebe muri Zaburi ya 20 umurongo wa 1 kugera ku 9. Zaburi ya 20 umurongo wa 1 kugera ku murongo wa 9. Reka dusome 20 igice ku murongo wa 1 tugarukire ku 9. Uwiteka kumvire ku munsi w'amakuba no kuw'ibyago. Izina ry'Imana Yakobo rigushyire hejuru. Ikoherereze gutabarwa kuva hera urusengero. Iguha imbaraga ziva i Siyoni. Yibuka amaturo yawe yose, yemera igitambo cyawe cyokeje. Iguha icyo umutima wawe ushaka, isohoze inama zawe zose. Tuzaririmbishwa impundu n'agakiza kawe, kandi kubw'izina ry'Imana yacu tuzerekana amabendera yacu. Uwiteka asohoza ibyo usaba byose. None menye yuko Uwiteka akiza uwo yasize. Azamusubiza ari mu ijuru rye ryera, azamusubirisha imbaraga zikiza z'ukuboko kwe kw'iburyo. Bamwe biringira amagare, abandi biringira amafarashi, ariko twebweho tuzavuga izina ry'Uwiteka Imana yacu. Barunamye baragwa, ariko twebweho turahagurutse turema. Amen. Iyi zaburi dusomye ni zaburi ya Dawidi, ariko arasenga asa naho yibutsa Imana ibikwiriye cyangwa se nawe yakoze ibikwiriye. Hari ugusaba Imana wifuza ko igukorera ibyo usaba, ariko ukanayibutsa ko wakoze nawe ibikwiriye. Yibuke Mana usubize, ariko wibuke. Aributsa Imana ibikorwa, akayisaba gusubizwa ko gusenga kwe. Ndagira ngo mbabwire icya mbere gituma Imana isubiza amasengesho yacu ni amasengesho yo ku gicaniro. Buriya igicaniro ni ikintu umuntu yavuga agasobanura mu buryo bugari, ariko igicaniro ndakivuga mu buryo bubiri. Hari igicaniro cy'iwacu mu nzu, kugirana ubusabane bwacu n'Imana mu rugo, umugore n'umugabo n'abana n'ababa muri iyo nzu. Abantu bakubakira Imana igicaniro nk'abantu babonye Imana basenga,
Imana ikabakorera ibitangaza bakabibona. Iyo wabonye Imana wubakira Imana igicaniro mu nzu. Iyo Imana yagukoreye ibitangaza ntabwo igicaniro kiba ku rusengero gusa, oya, gihera iwawe mu nzu, wowe ubwawe, umugore wawe, abana mwabyaye, abo mucumbikiye mu bana, muri uwo muryango hakabamo igicaniro mu nzu gihoraho amanywa na nijoro. Uko mubonye umwanya mugasenga mu rugo, ko mubonye umwanya mugasengera mu cyumba, mu nzu yawe ukubakamo igicaniro kuko wabonye Imana. Hari abantu rero batubeshya ngo babonye Imana, ariko koko niba barabonye Imana bagakwiye kuba bafite igicaniro mu nzu. Igicaniro cyo mu nzu gikorwa giti? Igicaniro cyo mu nzu ni ubusabane bw'amasengesho y'umugore n'umugabo n'abana babyaye nabo bacumbikiye mu nzu yabo. Mukabwirana imirimo Imana yakoze mu muryango, mukabwirana amateka y'Imana mu muryango, mukabwirana uburyo Imana yabagiriye neza, mugashimira mu nzu yanyu, mukigisha abana iby'Imana yakoze, mukabwira inshuti ziri aho, mukabwira imiryango muteraniyemo aho ngaho, mukababwira Imana yanyu mwabonye, mukababwira ibyo yabakoreye. Ibyo bihe byo mu nzu nibyo umuntu asohokana akajyana mu rusengero. Iyo dufite igicaniro cyo mu nzu iwacu, tukaza gusohoka tugiye guhura mu rusengero, twese twarubatse ibicaniro mu nzu, umuriro uraka. Ariko umuntu ava mu nzu ye nta gicaniro agira, nta bihe byiza agira, akabishakira mu rusengero, yabibura ati nta bihe byiza byari mu rusengero. Ni ikibazo cy'igicaniro cyazimye mu nzu, mu rugo rwawe, mu nzu ubamo. Aho hantu igicaniro cyazimye, hari igihe ujya mu rusengero ntuhakura ibihe byiza, ukibwira ko ari ibihe by'umwuka bitari mu rusengero. Ni ikibazo cyapfiriye mu nzu iwacu. Rero iyo wubaka igicaniro ugihera iwawe mu nzu, noneho hakazakurikiraho igicaniro cyo mu rusengero. Icyo mu rusengero rero kigira amahame. Icyo mu rusengero kigira amahame. Iwawe mu nzu wahakorera igicaniro, ugasenga n'umuryango, ukinginga n'umuryango, ariko ntimwatanga amaturo mu nzu iwanyu. Ariko mu rusengero harazamo ya maturo Dawidi yibutse Imana. Wibuka amaturo, wibuka imihigo nahize nahiguye, wibuka ibikorwa byanjye, unyibuka unsubize Mana, unyoherereze gutabarwa kuva hera urusengero. Ku rusengero naho ni ku gicaniro. Ntihari igicaniro rero hatariho amasengesho. Kuvuga ngo amasengesho agomba kuba iwacu mu nzu, akaba ariyo duheraho, kuko inzu zitarimo ibicaniro harimo ibindi bigirwamana bicanirwa ibicaniro. Kuko mu ngo zitarimo amasengesho harimo intonganya, mu ngo zitarimo amasengesho harimo intambara, umugore n'umugabo baracagagurana, abana na nyina na se baracagagurana, kubera ko hari ikindi gicaniro kitari icy'Imana yo mu ijuru. Kuko buri igicaniro cyose gikorera abantu. Iyo abantu banze kubaka igicaniro cy'Imana mu nzu zabo, mu byumba baryamamo, icyo umwanzi kiraza bakacyota, bakaryana, bagacagagurana, bakamarana, bakajya bibaza kubera iki duhora n'intambara kandi dufite amafaranga, dufite umugisha, twarabonye byose. Hari igicaniro muriho cyabinjiriye muri koti bikivaho rero. Kuko iyo hatari igicaniro kiramya Imana, haba hari igicaniro cy'umwanzi. Ntihari igicaniro hatariho amasengesho, kandi ntihariho amasengesho hatariho igicaniro. Kanongere subire mwaka kantu. Ntihariho igicaniro hatariho amasengesho, kandi ntihariho amasengesho hatariho igicaniro. Buriya abantu batagira igicaniro ntibasenga. Exactly. Iyo hatabayeho gushyiraho igicaniro, amasengesho arabura. Niko Abalewi 6:5 habivuga. Abalewi 6:5 haravuga iki? Reka tuhasome. Abalewi igice cya 6:5 haravuze ngo umuriro wo ku gicaniro uhore waka ntugasinzire. Umutambyi ajya ashyiramo inkwi uko bukeye, awushyiremo igitambo cyo koswa igice cyose n'ubwoserezo bwacyo, awoserezemo urugimbu rw'ibitambo by'uko bari amahoro. Umuriro wo wake ku gicaniro rudaca ntugasinzire. Umuriro w'igicaniro, amasengesho ku gicaniro, yaba yo mu nzu iwacu, yaba abo mu rusengero, dukwiriye kuba duhorana igicaniro mu mitima yacu, mu ngo zacu, mu nsengero zacu. Hakwiriye kubamo igicaniro gihoraho cy'abanyamasengesho. Hakabaho gukora amashifti, bamwe basimburana n'abandi. Abinginzi basohoka, abaririmbyi bakinjira, abaririmbyi basohoka, abavuga butumwa bakinjira, abavuga butumwa basohoka, abashumba bakinjira, abashumba basohoka
imiryango ikinjira. Donc agomba mu rusengero hagomba kubamo igicaniro cy'urudaca, no mu ngo zacu hagomba kubamo igicaniro cy'urudaca. Gusenga nturyame ngo ubure gusenga nijoro. Niba utasenze ku manywa senga nijoro, niba utasenze nijoro senga ku manywa. Niba utabonye umwanya nta buryo wabura bwo gusenga. Buriya usanga abantu benshi bavuga ngo pastor akazi gatuma tudasenga. Akazi Bibiliya iravuga ngo icyo wemera nicyo kikuyobora, kandi icyo wemera nicyo mwami wawe. Iyo akazi kakubase, akazi gahinduka umwami wawe, akazi gahinduka kakuyobora kugeza ubwo kagutandukanya n'Imana, kagahinduka ikigirwamana. Hari abantu basenga bari mu kazi, hari abantu bateruye igicaniro bakijyana mu kazi, hari abantu bateruye igicaniro mu kazi muri biro arasenga agafata amasaha 2 cyangwa isaha imwe agasenga. Ashobora hari n'abafite amaserire mu tuzi bakagiramo amaserire, basoza akazi saa 9 bakoze gonginike bagasenga, cyangwa se saa 10 saa 11 bagasenga mbere yuko bataha, bagera mu rugo bagasenga, bagera mu materaniro mu rusengero bagasenga. Buriya icyo wimitse muri wowe nicyo kikuyobora, kandi nicyo mwami wawe, kuko nicyo kiri priority ku buzima bwawe. Priority ni kikuyobora, kandi kikuyobora nicyo kikuyobora nyine, nicyo mwami. Hari abantu bagize amafaranga umwami wabo, hari abantu bagize utuzi abami babo. Ni ikosa rikomeye kuvuga ngo wabuze umwanya wo gusenga bishingiye ku kazi ngo uri gushaka amafaranga. Mbabwiza ukuri, niba hari umurage uzaraga abana bawe, uzaraga abagukomokaho, uzaraga abawe wabyaye cyangwa se abava mu rukiryi rwawe, ntabwo ari amafaranga wakoreye, nta nubwo ari amazu wubatse, nta nubwo ari ibyo wungutse, kuko ibyo wungutse wabisigira abana bakabyangiza, ariko uraga abana igicaniro bakazakibaho iteka. Imana ikagirana na bisezerano, kuko ku gicaniro tugirana n'Imana isezerano. Ku gicaniro niho tuvuganira n'Imana, ku gicaniro n'Imana igirana isezerano natwe ubwacu, ku gicaniro n'Imana igirana isezerano n'abana bacu. Ariko ibyo twunguka iyo upfuye hari igihe ujyana nabyo, ariko umurage mwiza waha abana bawe nyawo utazigera ugajuka, utazigera uhinduka, ni Imana n'igicaniro. Umva uko biri tubwira. Isomye mu Ngoma za Mbere, ngira ngo ni igice cya 28 n'umurongo wa 8 n'uwa 9. Dawidi ajya gupfa yabwiye umwana we Salomo, aramubwira ngo Salomo, ndashaje, ndagiye, dore iyi ntebe nari nicayeho ni intebe y'Uwiteka. Imana ishimye ko ari we wicara ku iyi ntebe, ngo usimbure mu cyimbo cyanjye. Uzakorera Imana ya so, umenye Imana ya so. Nuyishaka izaguha byose, nutayishaka ukayireka izaguca ku ngoma iteka ryose, izaguca ku ngoma. Uwo ni umurage umubyari guha umwana. Shaka Imana, dore intebe ni iy'Imana, dore uyu mwanya ni uw'Imana, si uwanjye Dawidi. Iyi ntebe Abisirayeli bose barayirwanira, iyi ntebe Abisirayeli bose barayifuza, ariko Imana yashimye ko ari ngiyiha. None ibonye usimbura nkiriho. Salomo mwana wanjye, menya Imana ya so, umenye igicaniro so yakoreragaho, umenye Imana iso yasengaga, umenye amahame y'iyo Mana. Nuyishaka izakubaka, izagushyira hejuru, izakuzamura, izarinda iyi ntebe ngwicajeho, izagura ubwenge bwawe, izagura intekerezo zawe, izagura imbago zawe, izakugeza kure, izakuvana saha gusa tuzagera n'ahandi. Imana imubwira amagambo ikoresheje Dawidi kumwereka ko umurage nyawo ari ukumwereka Imana. Ariko twebwe kiko kikubwira ko turi nyuma y'umugambi w'Imana, turimo turashaka uburyo ngo twabona ibintu tuzaraga abana. Ni byiza, ntabwo ari bibi, ariko umurage mwiza ni ukuraga abana bacu Imana n'igicaniro. Imana ibambere umugisha. Reka nigarukire. Isengesho ryose Imana iraryumva kiretse iry'umunyabyaha. Imigani 15 umurongo wa 8 haravanga amasengesho y'umunyabyaha ni kizira kuwiteka. Nicyo gituma ni byiza kwiyeza. Niba ushaka gusenga neza, ufata umwanya wiyeze, wihane, witunganye, ureke ibyaha byawe, ureke ingeso mbi ugenderamo,
ureke imico mibi ugenderamo, kuko kwihana kose ni ukureka, kwihana ni ukureka, kwihana ni uguhindukira ukava mu byo wari urimo ukerekeza indi nzira. Donc ni ugufata icyerekezo wari urimo ugahindura icyerekezo, ukavuga ngo nakoraga ibyaha ngiye kubireka. Isengesho rero ry'umunyabyaha ni kizira mu maso y'Imana. Reka mvuge ihame rya kabiri, nkomeze n'irya gatatu dusenge. Amaturo yawe utura ni igitambo gituma wemerwa mu maso y'Imana. Amaturo yawe utura ni igitambo gikomeye gituma wemerwa mu maso y'Imana. Amaturo yawe, icyacumi cyawe, umuhigo uhigira Imana ukawuhigura. Abantu benshi tuzi guhiga iyo tugeze mu makuba, ariko guhigura ibintu byatunganye bigora benshi, kikaba ikintu kibabaza umutima w'Imana, ugasigara utakiri umwizerwa mu maso y'Imana, kuko ntiwahigiye abantu, wahigiye Imana. Urayibwira ngo Mana, nunkorera ibi bikagenda gutya, nanjye nzakora ibi. Yasohoje indahiro warahiye, irabikora, ariko guhigura biranga. Abantu benshi babifata nk'ibintu byoroshye, ariko kimwe gituma utaba umwizerwa mu maso y'Imana, ejo ugahiga ntiyongere kwemera, ejo ugahiga ikongera ikakwangira, kuko irabizi ko nuhiga udashobora kuzahigura icyo wahize. Ntimwibuka mu Mubwiriza 5 ku murongo wa 3 n'uwa 4 haravuga ngo ntukihutire guhiga. Hano Bibiliya dore uko bivuga, reka tuhasome. Umubwiriza gice cya 5 umurongo wa 3 n'uwa 4 haravuze ngo nuhigira Imana umuhigo ntugatinde kuwuhigura, nuhigira Imana umuhigo ntugatinde kuwuhigura, kuko itanezererwa abapfapfa. Ujye uhigura icyo wahize. Guhiga umuhigo ntuwuhigure birutwa no kutawuhiga. Ntugakundire akanwa kawe gucumuza umubiri wawe, kandi ntukavugire imbere ya marayika uti narafuditse, kuko Imana yarakarira ijwi ryawe ikarimbura umurimo w'amaboko yawe. Ni ukuvuga ngo iyo duhiga ntiduhigure, igihe kiragera Imana ikarakarira imirimo y'amaboko yacu. Ibyo twifuza gukora duhize, Imana aho kugira ngo ibihe umugisha irabirimbura, irabitsemba, irabikubita, ikabimaraho. Donc uburakari bw'Imana buterwa no guhiga ntiduhigure butuma duhinduka ikibivume, business zacu zikavumwa, ibikorwa byacu bikavumwa. Nzarimbura imirimo y'amaboko yanyu, kuko Imana yarakariye ijwi ryacu rihiga tirihigure. Mbibutse ko Dawidi mu byo avuga aributsa Imana imihigo no guhigura. Iyi Zaburi ya 20 twasomye ku murongo wa 1 n'uwa 2, Uwiteka kumvire ku munsi w'amakuba n'uw'ibyago, izina ry'Imana yako bari gushyire hejuru, ikohereze gutabarwa kuva hera urusengero, iguha imbaraga z'Isiyoni. Yibuka amaturo yawe yose, yemera igitambo cyawe cyokeje, iguha icyo umutima wawe ushaka, isoza inama zawe zose. Urumva ko yibuka amaturo harimo imihigo, amaturo harimo icyacumi, amaturo harimo amaturo yo gushimira Imana, harimo n'amaturo yitwa amaturo y'imbuto. Kubiba imbuto ni ikintu kiri hejuru cyane, kuko baravuga ngo imbuto yawe iyo uyibiba, umubwiriza yigeze kuvuga ngo nyanyagiza imbuto yawe. Kubiba kugira ugakora ijambo ryitwa kubiba, kuvuga ngo Mana iyi mbuto izamvugire mu bana banjye, iyi mbuto izavuge mu rubyaro rwanjye, iyi mbuto izavuge mu kazi kanjye. Wari uzi ko umuntu afata umushahara we akawutanga wose kugira ngo abone uko azazamuka, azamuwe mu mushahara? Iyo ushaka kuzamuka mu rwego rw'umushahara, ushobora gufata umushahara wawe wose ukawutanga, ukawubiba. Iryo ni ihame ryo kubiba. Ntabwo iryo ari ituro risanzwe, si icyacumi, si umuhigo, si ishimwe, oya, ni imbuto. Imbuto ituma ubona poromosiyo, imbuto ituma ubona uzamuka mu mushahara, imbuto iguhuza n'abakomeye. Muribuka Bibiliya avuga ngo ituro ry'umuntu rimucira inzira. Donc iyo mbuto uteye igucira inzira, igasibura inzira zawe, byarangiza ikaguhuza n'abakomeye.
iryo ryitwa imbuto. Imbuto utanga ukabwira Imana ngo Mana ntanze iyi mbuto uzandindira umuryango, uyu mwuka wo gukenyuka mu muryango uzawukuremo, iyi ndwara yabaye icyorezo ikaba karande mu muryango, yaba kanseri yaba sida n'ibindi. Imbuto igiba imbuto utera mu bwami bw'Imana ikagukuriraho ikintu cyari gikomeye mu muryango wanyu. Bize kumvikana neza. Biratubwira iki rero? Amaturo yawe utura n'ibitambo byawe utamba ni impamvu ikomeye yatuma amasengesho yawe yemerwa. Amaturo utura ingano yayo, ibyacu mutanga ingano yabyo, imihigo uhigura ibyo wahigiye Imana yabikoze. Ariko Imana itubabarire bene da, mwari muzi ko hari abantu bahiga bagakinisha Imana. Buryo ukinisha Imana ukagira ngo warayifashe, burya yizagukina ku mubyimba ibyago byakugezeho. Iyo ubeshya Imana ukabwira Imana yo ikagukorera, ikaba iyo kwizerwa, ikabikora. Ugahiga ngo Mana nimbyara nkabona abana nzagira icyo nkora, ukabyara ikaguha n'imbanga. Ejo ikakubwira ukavuga ati Mana mpigiye iki, numvana muri iki kibazo nanjye nzakora ibi, ikabikora kuko ari iyo kwizerwa, ikabisohoza. Ejo ukongera ugatinyuka, Imana ikabikora. Izageraho ifunge ikirere cy'ubuzima bwawe, ifunge amasezerano, ubeho ku gasi katera, ubeho mu buzima bukakaye, mu butayu butagira amazi, kubera guhiga ntiduhigure, kubera kutamenya amahame y'Imana. Bibiliya itubwira ikirere, iratubwira ngo isengesho ryose ntirigomba gusigana n'ituro. Burya ni ikosa rikomeye gusenga ariko ntumenye guturira Imana. Ni ibyago bikomeye, ni ibyago bikomeye, ni agahinda gakomeye, ni amarira. Abana b'ubwami batazi gutura mu bwami bw'Imana bakagira amasengesho y'urudaca, ariko guturira Imana, kubwira Imana ngo byose niwe tubikesha, akazi n'umushahara n'ubucuruzi n'ibyo nunguka niwe mbikesha. Iyo umuntu akageraho yumva ko Imana yo ni imwihere, nyihera Mana, nawe urabizi ntibiracamo ntibivamo. Ni ibyago bikomeye gusenga ntumenye guturira umwami wawe. Isengesho ryose rero ntirigomba gusigana n'ituro, byombi birafatanye. Isengesho rikora ni irifatanye n'ituro ryawe, igitambo cyawe. Abalewi 22 dusome 29. Abalewi igice cya 22 ku murongo wa 29. Ni isengesho n'ituro bigukingurira ijuru. Isengesho ryawe bifatanye n'ituro ryawe bigukingurira ijuru. Abalewi, reka dusome 22:29. Abalewi 22:29 haravuze ngo kandi nimutambira Uwiteka igitambo cy'ishimwe, mujye mugitamba uburyo butuma mwemerwa. Umva hano, nujya gutamba Uwiteka ukamutambira igitambo cy'ishimwe, umushimira, umubwira ngo warakoze, umushimira ibyo yagukoreye, umushimira ibyo yakugejejeho, umushimira inzira yafunguye, umushimira amahirwe wabonye, umushimira ko ubuzima ufite ari wo bukesha, umushimira ko yagukijije indwara, umushimira ko yaguhaye urubyaro, umushimira ko yatanze agakiza mu muryango, umushimira ko yaciye inzira ubuzima bwawe bugahinduka. Tujye dutamba ibitambo mu buryo butuma twemerwa. Uburyo rero butuma twemerwa ni iki? Ni ukurekonesa, guha agaciro iby'Imana yagukoreye. Buriya abantu benshi babonye iby'ubuntu. Buriya ikintu cyose uherewe ubuntu hari igihe utamenya agaciro kacyo. Imana ireba amaturo yacu dutura, igahita imenya ingano tuyubahamo, ikamenya ingano turekonesa ibyo yaduhaye cyangwa yadukoreye, ikamenya ingano duha agaciro twubaha imirimo yakoze ku buzima bwacu. Amaturo ni igipimo Imana ipimiraho twebwe abo yakoreye ibitangaza, abo yahaye ubuzima, abo yahaye utuzi, abo yahaye kuzamuka no gukomera. Ibarebera uburyo bafata ku byo yabahaye, bakayishimira, bakayibwira ngo warakoze. Ibyo bituma amasengesho yabo yemerwa. Bwana asifiwe, Bwana asifiwe, haleluya. Bibiliya iratubwira iki? Bibiliya iratubwira
gusenga no gutanga amaturo ni ikimenyetso cyo gutinya Imana no gukiranukira Imana. Gusenga no gutanga amaturo ni ikimenyetso kigaragaza gutinya Imana no gukiranukira Imana. Kudasenga no kudaturira Imana ni ikimenyetso cyo kutubaha Imana no gusuzugura Imana. Mushobora kuvuga ngo ariko pastor, ese ibyo koko birashoboka? Yego. Gusenga n'amaturo ya Koroneliyo byabaye urwibutso imbere y'Imana. Koroneliyo hariya mu byakozwe n'intumwa yari umuroma uyoboye ingabo, ariko Bibiliya muzasoma igice cyaho cya 10 n'umurongo wa mbere kugera kuri 4. Imana yashimye gusenga kwa Koroneliyo, ishima amaturo ye, ishima gufasha kwe, ishima gushyigikira umurimo, ishima buri kimwe cyose. Ibyakozwe n'intumwa 10 ku murongo wa mbere kugera ku murongo wa 4. Muze kwasoma, reka nihute kugira ngo twisengere. Amasengesho ntasaza, amaturo dutanga ntasaza. Imana ihora ibyibuka naho twebwe twasaza. Amasengesho n'amaturo yacu aduhuza n'abakomeye n'abantu b'ingenzi mu buzima bwacu. Koroneliyo yamuhuje na Petero, murabyibuka? Gusenga kwa Koroneliyo n'amaturo ye n'ibya 10 bye no guhigura imihigo no kubahisha Imana ibyo atunze, yabaye irembo rikomeye rimuhuza n'ukomeye bita Petero. Ntabwo Petero ari umuntu uciriritse, no. Iyo filosofisi yo rwose, iyo theology ntabwo ariyo. Niba ari umuntu wari ukomeye mu ntumwa za Yesu ni Petero. Ntabwo kumubona byari ukuzinduka ngo ngiye kwa Petero. Ntabwo kumuganiriza byari ibintu byo kuvuga ngo Petero yari akomeye Yerusalemu. Abami n'abatware n'abantu bakomeye kujibona Petero byasabaga audience. Ariko gusenga kwa Koroneliyo, amaturo ya Koroneliyo, imihigo ya Koroneliyo, uburyo yubahaga mu Imana, agakorera Imana ari umunyamahanga, yavaga mu Baroma akaza gusengera Yerusalemu, akaza mu Bisiraheli, akizera Imana y'Abayuda, agendera muri uwo mujyo Imana iramwiyereka. Iyo ukoresha ijambo kubaha Imana no gukoreshereza Imana ibyo yaguhaye neza ukabikiranukamo, amaturo yawe aguhuza n'abakomeye. Amasengesho yacu urwego rwose ugezeho rusaba uw'Imana iguha kugira ngo agufate ukuboko. Buriya urashaka kuzamuka, ariko hari Imana bigusaba ngo utambe ibitambo by'amasengesho, utanga ibitambo by'amaturo. Imana iguhuza n'umuntu uzagufata ukuboko akakugeza ku rwego ushaka kugeramo. Imana ishimwe cyane. Reka nivugira umuhigo wa 3 cyangwa se ihame rya 3. Guhiga umuhigo ukawuhigura. Wiga umuhigo ukawuhigura ni ikintu gikomeye abantu benshi bakinisha, ariko gikomeye cyane. Mana yanjye, hari bamwe bavuga ngo Efuta yahiguye umukobwa we. Bamwe bakabivuga mu buryo bwabo, uburyo babyumva, ngo ntiyagombaga kumuhigura, ngo hari amategeko y'imihigo. Nta kindi cyatumye Efuta bikora. Ashobora kuba yaranibukaga ko rwose ashobora kugira ingurane, ariko kubwo kubaha Imana no kubaha intsinzi Imana yamuhaye, kuko atsinda Abamori, agatsinda ziriya ngabo z'Abamidiyani, agatsinda amoko yose yarwanyaga Isiraheli, akayatsinda, yahaye agaciro iyo ntsinzi. Aravuga ngo shingiye ku ntsinzi nahawe, umwana wanjye niyo nari kumusimbuza amashyo y'inka cyangwa y'ihene cyangwa y'intama. Uyu mwana ndamutamba kuko Imana nayibwiye ngo ikirasohoka mbere, ikiri bubanze, yubashye Imana. Munyumve neza, guhigura umukobwa akamutanga, yubashye Imana. Ibindi bya filozofi, ibindi bya theology, ibindi tugerago tukavuga muri ya theology nyine ifite uburyo judging ibintu buzi n'ibintu, ariko umutima w'umuntu niwo mwihariko we. Umutima we si umuteology. Ahubwo Imana uko uyifata niko ikubera. Kurekoganayizinga no kurekonesa intsinzi byatumye yemera gutanga umwana. Hari intsinzi nyinshi twabonye twayize imihigo, hari ahantu twageze kubera guhiga imihigo, hari ibintu Imana yadukoreye kubera guhiga imihigo, tugeraho imihigo dusa n'abayitesha agaciro. Ariko ndagira ngo nkubwire, nusenga bikanga, ukagerageza gukoresha ubundi buryo bikanga, uzagerekeho n'umuhigo. Imana yemera ko duhiga, kandi twahiga igahita ibikora. Muribuka Hana yaravuze ngo numva umwana w'umuhungu nkamureba n'amaso yanjye, ntakitwa uwanjye.
oya mana we ntazitwa uwanjye, azaba uwawe ibihe byose. Ngiryo joro yahizemo ajya gusenga, ajyana n'umugabo we Elukana. Bageze imbere y'umutambyi Eli, pasiteri bita Eli, aravuga ngo yewe wa mugore we, nubwo ntari kwerekwa ibyawe, ariko ako kanwa kasenga kuzuye umubabaro n'amarira n'agahinda, Imana ya Isirayeli yanyimitse ikanyita umutambyi, iguha icyo umutima wawe usaba. Ngo aratuza ashimira Imana mu mutima. Bageze mu rugo ararya, areka kurira, aryamana n'umugabo we. Iryo joro asama inda, arayitwita amezi 9 arayibyara. Afata umwana, amaze kumurera no kumucutsa, amujyana mu rusengero, amumurikira Eli, aramubwira ngo ninjye wa mugore wari hano ndira, wari hano mbabaye, icyo Uwiteka yambaye nicyo namusabye, ninjye wa mugore nzanye icyo nahize. Ahigurira Imana wa mwana bita Samweli, aba mu rusengero iteka ryose. Mureke mbabwira amakuru, harayo mutari muzi. Samweli ntiyongeye gusubira iwabo. Eli yabanye na Samweli mu rusengero, areba imirimo akora kugira ngo uwo mwana azabashe gukorera Imana uko bikwiriye. Ariko Hana na Elukana basuraga umwana rimwe mu mwaka. Ibaze kubyara umwana wawe ari umwe, ukamushyira mu rusengero ubuzima bwe bwose, ukajya ujyayo rimwe mu mwaka, kuko batambaga ibitambo rimwe mu mwaka. Akamushyira agakote n'agapantaro n'agashati ka karuvati, udukweto two kwambara, akamwambika. Wenda sinzi niba hariho amapareye n'amakamera ngo bafate udufoto cyangwa se bafate amaselfie, wifotoze telefone, ariko nta byari bihari. Bagataha banezerewe kuko bamubonye rimwe mu mwaka. Ngo kubwo guhigura Imana imuha abandi 7. Iyo wahize ugahigura umuhigo wawe, Imana irakongera. Yatanze umwe, Imana inyuma ya Samweli imuha 7. Hari ikintu duhigira Imana twabihigura ikadukubira inshuro 7. Hari ikintu duhiga tubwiye Imana twagikora nk'uko tubyemeranyijwe n'Imana, twabishoza nk'uko twabyemeranyijwe n'Imana, ikadukubira 7 cyangwa 70. Buriya kudahigura biri muri bimwe byatumye hari ibintu turiganywa byinshi cyane. Hari urwego wari kugeraho ariko utagezeho kubera guhiga ntuhigure. Hari ibintu byinshi wari kubona utagezeho kubera guhiga ntuhigure. Hari imiryango yikinze myinshi y'ubuzima bwacu kubera guhiga ntiduhigure. Hari ubuzima bwanze guhinduka kubera guhiga ntiduhigure. Nshuti yanjye, nsoza ndagira ngo nkubwire iri jambo. Hari icyo wahigiye Imana, hari icyo wemeranije n'Imana, higura umuhigo wawe. Higura umuhigo wawe, ntukariganye Imana, higura umuhigo wawe. Umva uko biri tubwira muri Zaburi ya 56 umurongo w'10 n'umurongo wa 14. Reka tuhasome tuyifashishe dusoza. Zaburi ya 56:10. Reka dusome mu izina rya Yesu. Zaburi ya 56 umurongo w'10. Haravuze ngo icyo gihe abanzi banjye bazasubizwa inyuma ku munsi nzatakiramo. Ibyo ndabizi kuko Imana iri mu ruhande rwanjye. Imana izampa gushima izina ryayo, Uwiteka azampa gushima izina rye. Aha, Imana niyo niringiye, sinzatinya abantu babasha kuntwara iki. Umva none icyo asorejeho. Mana, imihigo naguhize indiho, kandi nzakwitura amaturo yishimwe. Dawidi arerekana iki? Arerekana ko Imana niba mu ruhande rwe igakomeza kumurwanirira, ntabwo ari butinye. Niko atangira atubwira. Aratubwira ngo Imana izamuha gushima izina ryayo, ariko hejuru gatoya, igihe abanzi banjye bazasubizwa inyuma ku munsi ntakiramo cyangwa nzatakiramo. Ibyo ndabizi kuko Imana iri mu ruhande rwanjye. Imana izampa gushima izina ryayo, Uwiteka azampa gushima izina rye. Dawidi icyo ashaka kuvuga ni iki? Arerekana ko Imana izamuha gutsinda, kandi nawe yiteguye. Umva ikintu Dawidi yerekana: niteguye
Mana niteguye guhigura imihigo naguhize, kuko imihigo naguhize indiho, kandi nzakwitura amaturo yishimwe ngushimira intsinzi wampaye. Hari abantu benshi mwageze ku ntsinzi, ni ukuri pe, intsinzi turirimba ni Imana yiduhaye, yaba iy'akazi dukora, yaba iy'ingo dufite, yaba iy'abana twabyaye, yaba iza proje zacu twakoze zigacamo, yaba aho turi twageze mu bihugu bitari bimwe. Burya igihugu urimo ni Imana yabanye nawe, ikugezayo, ikubeshayo, iguherayo akazi, iguherayo umugisha, iguherayo inshuti, iguherayo abavandimwe. Iyo utabimenye utekereza ko nta Imana yakoze ku buzima bwawe, ariko naho uri, naho turi, naho tugeze, hari imihigo myinshi twahize tutahiguye. Hari imihigo twari twarahize, hari ibyo twari twaremereye Imana tutayikoreye, hari uburyo twari twaravuganyemo n'Imana turayemerera, turayibwira, ariko ntitwabikoze. Ariko Dawidi aravuga ngo Mana imihigo naguhize indiho, kandi nzayihigura, nzanakwiturira amaturo yishimwe ngushimira. Reka turebe ikindi cyanditswe kiri muri Zaburi ya 76:12. Zaburi ya 76:12. 76:12 hatubwiye iki? Haravuze ngo ubwo Imana yahagurutswaga no guca amateka, 12, muhigo umuhigo, muwuhigurire Uwiteka Imana yanyu, abayigose bose bazanira amaturo iteye ubwoba. Erega buri Imana iteye ubwoba, buriya dutinya abadukoresha, abakoresha b'ibigo dukoramo, abakoresha b'ibyo dukora, badukoresha batuyoboye, abo turabatinya, ntacyo tutatanga ku bwabo. Ariko mbabwiza ukuri, Imana iteye ubwoba kuruta abadukoresha, Imana iteye ubwoba kuruta abaduhaye akazi, Imana iteye ubwoba kuruta abaduhemba, Imana iteye ubwoba kuruta abatuyobora, Imana iteye ubwoba. Dawidi aravuga ngo bene data muhige umuhigo, muhigurire Uwiteka Imana yanyu, abayigose bose, abitwa ko bayigose bayimenye, bayizanira amaturo, bayiturire, baturire Imana iteye ubwoba. Erega Imana yawe iteye ubwoba. Icyo mvuga ni iki? Niyo ya mbere yo kubahwa. Imana iri ku mwanya wa mbere, ibyubahwa byose, ibikomeye byose, ibyo gushima byose, ibyo kubahwa byose, Imana iri hejuru ya byose. Rero Dawidi aratugira inama, muhigo umuhigo, ariko muwuhigurire Uwiteka Imana yanyu. Abayigose iteraniro ry'abagore, ry'abagabo, ry'abasore n'abakobwa, n'abakecuru n'abasaza, abitwa ko bagose iyo Mana barayemeye, barayihisemo nk'Imana yabo, umva bayizanira amaturo, kuko ari Imana iteye ubwoba. Reka turebe iki cyanditswe kiri mu Balewi, Abalewi 22:17. Abalewi 22:17. Lewi 22:17. Uwiteka abwira Mose ati, bwira Aroni n'abana be n'Abisirayeli bose uti, umuntu wo mu nzu ya Isirayeli wese cyangwa wo mu banyamahanga babasuhukiyemo, uzatambira Uwiteka igitambo cyoswa, naho waba umuhigo aje guhigura, cyangwa ari icyo atambishwa n'umutima ukunze, akaba agiye gutamba ikintu agitangiye ko ari umutima ukunze Imana, umva ihame, azenda ikimasa cyangwa isekurume y'intama cyangwa iy'ihene, ariko notabene kidafite inenge, ikitonderwa icyo agiye gutanga kibe kidafite inenge, kugira ngo uwo muntu ubikora yemerwe, kugira ngo yemerwe. Buriya ibyo dutamba cyangwa dutanga, duhigura amaturo yacu, ibya 10 byacu, amashimwe yacu, rya turo navuze ryitwa imbuto, ukwiriye gukora ikintu gituma Imana ivuga ngo yes, umva ubikoze neza, umutima wabiteguranye ni umutima ukunze koko, umutima ukunze. Ariko njya ndeba y'abantu bakunda abantu babaha iby'agaciro, ariko wakunda Imana ukayiha ubusa. Hariho ikintu cyantangaje, murabizi ituro rya Gahini ryanze kwemerwa, ariko iryaberi riremerwa. Ntabwo amaturo yose yemerwa, ahubwo ituro umutima uritanze, n'uburyo ubivuye ku ndiba, n'uburyo ubyizereyemo, n'uburyo ubyubashyemo, n'uburyo ubikoze nk'icyo uhaye agaciro koko, Imana yawe niyo kubahwa.
niyo kubahwa bene da. Namwe yatoranije murabo kubahwa, namwe yemeye mukaba ubwoko bwayo murabo kubahwa. Nubwo isi itabubaha, Imana irabubaha. Uburyo muyubaha, uburyo muyikorera, ibyo mutamba mubitambiye Imana yanyu, iyo mubikoze mu buryo bwiza irabyubaha, umutima ubikoranye irawubaha. Ngiki kintu Imana ireba. Imana ibwira Aroni, iramubwira ngo azende ikimasa cyiza cy'indobanure, isekurume nziza y'intama y'indobanure cyangwa y'ihene y'indobanure idafite inenge, kugira ngo uwo uyitambye yemerwe n'ituro rye, cyangwa atambye cyangwa igitambo cye cyemerwe mu maso y'Imana. Bibiliya ikatubwira ngo rero, ariko igifite inenge cyose ntimukagitambe, kuko kizababera igitambo kitakemerwa. Umva icyitonderwa, ariko igifite inenge cyose ntimukagitambe, kuko kizababera igitambo kitakemerwa. Kandi umuntu wese natambira igitambo cy'uko ari amahoro, ngo ahigure umuhigo, cyangwa gitambishwe n'umutima ukunze, naho cyaba icyo mu bushyo cyangwa icyo mu mikumbi, gitungane rwose, kibone kwemerwa, ntikikagira inenge ikibaho. Imana yasabaga ibintu bizima. Njya ndeba, buriya ntushobora kutubeshya ngo ukunda Imana, ngo ukunda Imana mu mutima. Umutima ukunda Imana ugaragazwa n'ibikorwa. Hari ijambo mpora mbabwira, kwizera si amagambo, kwizera ni ibikorwa byawe byo kwizera. Yakobo yigeze abwira abantu ati, nimunyereke kwizera kw'amagambo, njye mbereke kwizera kw'ibikorwa. Kubaha Imana si amagambo yo kubivuga n'uburyoza, ni ibikorwa bigaragaza fagite zawe zigaragaza ko rwose wubaha Imana kandi ukunda Imana mu mutima wawe. Yakobo arabwira ati, rero n'abadayimoni bizera ko Yesu yapfuye akazuka, bizera ko Imana ari imwe, bizera ko Yesu ariho, bizera umwuka wera, barabyizera. N'abadayimoni barabyizera, ariko ibikorwa byacu biruta amagambo yacu. Ibikorwa byacu biruta amagambo. Ntabwo amagambo Imana igiye afata umwanya, ntijya yumva amagambo, ariko igikorwa cyanjye, igikorwa cyawe gikora ku ndiba y'umutima w'Imana. Imana ishimwe cyane. Bibiliya rero iratubwira ngo, reka turebe kubara 32, kubara 32, kubara 32. Haravuze iki? Mose abwira abatware b'imiryango y'Abisirayeli ati, iri ni ryo tegeko Uwiteka ategetse, umugabo nahiga Uwiteka, nahigira Uwiteka umuhigo, cyangwa niyibohesha indahiro, ntagace ku isezerano rye ngo aryonone, ahubwo ahigure ibyaturutse mu kanwa ke, kandi abihigure, umva, ahigure ibyaturutse mu kanwa ke. Amen. Bwana sifiwe. Reka dukonfirime aha, turebe mu gutegeka kwa 2:23-22. Gutegeka kwa 2:23-22. 23-22. Haravuze ngo, nuhiga Uwiteka Imana yawe umuhigo, umuhigo ntuzatinde kuwuhigura, kuko Uwiteka Imana yawe itazabura kuwukubaza bikakubera icyaha. Ariko niwirinda guhiga, ntibizakubera icyaha. Ijambo riva mu kanwa kawe ujye uryitondera urisohoze. Numara guhigira Uwiteka Imana yawe umuhigo, wahigishije n'umutima ukunze, ukawusezeranisha akanwa kawe, nujya mu ruzabibu rwa mwene wanyu. Nishake ngarukire muri 24. Imana iratubwira guhiga no guhigura. Murabizi ko ubuzima bwacu tugira ibiduchallenginga, tugira ubuzima butugora, ariko guhiga no guhigura uzabyiteho. Ntuzabure gusenga no kuba ku gicaniro, ntuzabure gutanga ibitambo byawe by'amaturo, ndetse ntuzabure guhiga no guhigura umuhigo wawe. Ujye uhiga, uhigura icyo wahigiye Imana, uzabaho ubuzima bw'ubutsinzi. Ndagira ngo dusenge. Ndabizi ari byakunaniye, hari ibyo wahize birakugora, ariko byarashobokaga. Iyo hatabayeho kwikunda, ntihabeho kwirebaho, ukareba Imana bwa mbere, Imana ikaba priority.
imana ikaba ariyo ureba, akaba ariyo ukesha ibyo ubona, byaba ibyo wahize wabigezeho kuko ari imana yabigushoboje. Iyo ubirebye muri ubwo buryo urabishobora. Ndagira ngo ngusengere imana igushoboze, imana igushoboze. Hari igihe bitugora, hari igihe kubyumva bitugora, ariko ndagira ngo ngusengere imana igushoboze. Data, mu izina rya Yesu, uyu ni umwana wawe ukurikiye nona. Ijambo ryawe ni ubuzima, ijambo ryawe ni intsinzi, ijambo ryawe ni amaboko, ijambo ryawe rirahindura, ijambo ryawe rirarema. Araryumvisha, mugirire imbabazi, umushoboze, umukomeze, umwuzuze, umwubake, umuvomerere, kugira ngo abashe gukora ibyo asabwa, nawe ukora ibyo asaba. Bibiliya yatubwiye ngo wibuka amaturo yacu, wibuka ibitambo byacu. Reka wibuke ibitambo byabo, wibuke imihigo yabo, wibuke amashimwe yabo, wibuke imbuto babibye, wibuke buri kimwe cyose. Mana, wohereze gutabarwa guturuka heraho urusengero, uvubirire ubwoko bwawe imvura y'umugisha muri iki gihe no mu gihe kizaza. Imitima yacu ikomeze yahagizwe no kugushaka, kandi ubwo turushaho kugusanga no gukora amahame y'ijambo ryawe, dukomeze gukora byose tukubahishije ibyo waduhaye. Urakoze. Uyu muntu ugiye kubikora umuha umugisha, uyu muntu wabikoze nawe umuha umugisha, kandi uwumva ari cyo yakihana umubabarire, kuko uri Imana ibabarira, maze arushaho kubikora neza, arushaho gusohoza ijambo ryawe, abe ku gicaniro, atanga amaturo ku gicaniro, ahigura imihigo ku gicaniro, abiba imbuto ku gicaniro, akore byose kubw'ijambo ryawe, maze umwuka wera adushoboze gusohoza ibyo tuvuga no gusohoza ibyo twakwemereye, kugira ngo natwe tube mu migisha yuzuye. Udukingurira imiryango, udukingurira amarembo, kuko ari we Imana ikingura imiryango. Urakoze kuduhaye umugisha, byose ni kubwawe mu izina rya Kristo Yesu. Amen. Shalom, shalom.